bakunze ikipe ya Rayon Sport icyizere kirahari ariko nanone hari utudeshe tumwe na tumwe tugenda tugaragara mu ikipe ya Rayon Sport bijyanye n'umuryo ekipe satiramo bitandukanye no kuri Ampere byibura afite umuntu uri buze kubayobora ubusatirizi bwabo aho rero niho hari ingingo agomba gukoraho akanitsaho ubwo yashatse kuvuga ko nugera mu kibuga mwagati ndashimira ishaye ntaho hari bagomba kuba bafite undi mukinnyi uruze kumusimbura byibuza atari uze gutanga 100% ibyo Richard yatangaga byibura atanga 80% ibyo Richard yatangaga ako nakazi gakomeye ka mbere kari ku mukinnyi uze gusimbura Richard ikindi Fonganye ravunitse umukinnyi wasigaye uri buze kwifashishwa nta Sumani Ndikomana kandi ni nibyo muri match ebyiri amaze gura mu n'ikipe ya PFC ibitego bibiri yarabibonye ako niko ka motivation ko nyine gashobora gutuma ekipe ya Rayon Sport yinja mu kivuga ngo twarabarushije ariko se kari finale barayikina cyangwa barayitwara aho ngaho rero niho bagomba kwikora ikinyiranye 11 babarambuye abafana ba Rayon Sport ndetse n'abafana ba APR tonya tukagaruka kuri 11 ba propose nepo nihe wumva hakwire kwa impinduka nongere mwibutse ko Ferdinand yavuga ati mwizamu atonziremo kwizera Olivier Yusu Dianye na Chimanga babanzemo hanyuma 2 na 3 nibisanzwe Ganijureri ndetse na Kabang hanyuma hagati mu kibuga badushyiremo Tony Kitoga Abedi bashyiremo Abedi Natambwe Guruwari ntabwo se niba ari we barangije iyo kipe se ubwurumva yari buze kwihagararaho abanyamahanga baba babaye benshi baba barimo Yusu Dianye yari nemerewe 8 baba bemerewe 8 nibo baba bahura ubwo baba babaye batanu Didier aba yaje mu bimbere yaza mu bimbere bakongeramo Yusu Dianye na Basane na Sumani bakabanzamo 7 kontra abanyarwanda 4 cyane oya ku ikipe ya Rayon Sport ni naho hano reka bari duheraho no hari ikibazo reka bariho duheraho yego twanabikomeje hano mu mibyize tuvuga cyane ku myiteguro y'ikipe tugaruka ku kazi hari ingingo Francis Christian Ba yasabwa gukora cyane kugira ngo abone insinzi kuko n'ubushize niba munabyibuka kuri match iheruka ya shampiyona muri ya phase retour na mbere ya match twabigarutse tugeze no muri match turabibona iyi derby equipe itanze indi kwinjira mu mukino burya irayibasha cyangwa se ngenzi yayo biragorana kugira ngo igaruke APR igitsinda Rayon Sport inshuro nyinshi cyane yagiye yitsinda yabaga yayidominiye cyangwa ikayitanga kwinjira mu mukino ariko cyane ku mikinire yubakiye ku buryo mediane ihagaze APR kubera kugira Ronald Sekiganda bakagira na Dauda mwiza cyane mu gukina afasha Sekiganda kwigiza imipira imbere kuri Ruboneka cyangwa se Memeri Dao ntekereza ko ari Ruboneka nta kosa umutoza ashobora gukora akagira imbaraga zo kujya muri combat physique akaba mwiza cyane mu gihe ari mu kirere arwanira umupira muri duel zo mu kirere akagira n'umuntu umwunganira wamufasha kujya muri zo duel zo mu kirere Ngoro Kante Muwamvu Ronald Sekiganda bakagira uburyo baribera nimero 10 akaza kuba ari umukinnyi ukora akazi kenshi ko gushyira imipira imbere abakinnyi basatira ariho Ruboneka Jean Bosco babera mwiza yaba mwiza mu gutanga iyo mipira pasa burya abana mwiza mu buryo bwo gutsinda kuko agira amashoti ya kure ikindi burya mu gukina barigarutse ntibinasaba ko ba Dauda bakina iyo mipira rigena Ruboneka aba mwiza mu buryo bwo gukina iyo mipira kubera ko ubu ufite Ruboneka urimo abantu babiri Ruboneka gufasha gukina iyo role ya playmaker ariko na Ruboneka usanzwe muri karakteri yazi kurekipera kuko muri mu mwanya we tumuzo ni nimero 8 nk'umurekiperateur kuri Rayon Sport niyo bisaba imbaraga nyinshi ndetse n'ubuhanga n'ubwenge ku mutoza ari ingingo kumenya uko aza kwarinya ekipe ye hari igitekerezo twaganiriye ngani icyo gihe ntitwacyagura cyane cyo gutekereza ku muntu ushobora gukina nimero 6 kuko match yaguri yanjye narayitegereje neza cyane y'igikombe cy'amahoro ikawe yasubiye inyuma yasubiye inyuma ata delivering navuga delivering uko bikwiye rikawo mu minsi ya mbere abantu bamubonaga nk'umukinnyi koko utari mubi se buriya sibyo twari tumwiteza watigeze atanga akaba ari mu minsi ya mbere hari uburyo bw'imikinire
yageragezaga kwihisha amatwi akazungu uvuga ngo twamwibeshyeho barikaho ubundi Rayon transfer zayo zibaye muri kate yo mu kwa mbere urumva ziza zifite expectations nyinshi kuko na Rayon Sport icyo gihe zikoze izo transfer aribwo bamurenza Abdara bafashe kipe bavuga ngo bari kongeramo abakinnyi bashaka kuzafasha Rayon kugira ngo sezo yabo itaba impfabusa ariko mu by'ukuri icyo twabonye mu kibuga n'uburyo umutaramu bamuvugaga murabyibuka ko no mu minsi ya mbere yahise yatangira gusohoka inkuru ngo rega burya ngo yari n'umudefenseur central ngo aza muri mediane mu Burundi agikinayo ngo mu buryo bwo gukuvura icyuho cy'umukinnyi wakinaga gatandatu wari wagiye mu mvune murabyibuka ko izo nkuru zari zaje yego ariko tukavuga tutese umuntu wakinnye nimero 5 burya ntago yananirwa gukina nimero 6 kuko harezamo ikintu cyitwa kudefend ubundi ako niko kamaro hazamo icyo kintu cyitwa kudefend ariko uburyo rikaba kina nimero 6 yanakwicisha burya abakinnyi bari ruhande rwe basabwa kuba maso bura niyo mpamvu Richard yahise yisubiza umwanya hari ukuntu bazana guhitwara ikawo ngo kuri 6 Richard akaba ari ukina 8 10 akarikinisha nka Bedisang cyangwa se uyu musore Tambwe Gongo Gloire ahubwo bikarangira ahubwo guhitwara ikawo ari yihagarariye imbere muri ba nimero 10 cyangwa se apano yagiye ku ruhande ari nabo bavugaga ko afite discipline mu buryo bw'imikinire na wa muzungu akiri mu ikipe ya Rayon Sport nicyo burya muhoraga yabaga ari umukinnyi yizeye ko yashyize kuri nimero 6 ukamusanga ari kugongana na ba nimero 10 cyangwa se apano yagiye ku ruhande yagiye gushaka ibitego kandi burya akazi ke rikaho cyangwa se ka nimero 6 si ukujya gushaka ibitego ni ukubanza kuba mwiza mu buryo bwo kugarira ufatanye na ba myugariro banzu berido nziza imbere ya defense yawe nicyo usabwa nawe urabarwa mu bugarira byatumye rero naringi ngo Francis Christian je muri mediane yubatse yaburiye umwanya witwa Rikawo cyane kuko yasafone equipe irimo Risari irimo Abedi na Ngongo Gloire mwe by'amaburaburizo rimwe na rimwe akazaniye umwana Kitoga wahise anamwereka ko nawe yazamuyeho urwego igitekerezo cyanjye rero cyubakiye kuki ntabwo wazana Richard na Kosori wazana Kitoga ngo mushyiraho Ngongo Gloire umushyiraho na Abedi aho ngaho mbere na mbere muri combat physique umuntu wenyine mu bantu batatu ufite bashaka kujyamo na Abedi kandi twibuka imvune ze Abedi nawe uko ajyaga muri duel akiri muri Cyovari tayari uyu munsi imvune zihoraho utaranabazwa bizi yuko umutonetse bita birangira ntabwo izo duel yajyamo bivuze Rayon Sport yagiba nziza ari uko iri gukina umupira mu gihe batawufite ni Sudi yanye byabagorana kugira ngo bagire umuntu wa rekipera cyangwa wafasha mu kwaga ivuga ngo bihita bisigara akazi kuri defense Yusudi yanye na Chimanga ariho hantu twatekereje cyangwa se yatubwiye igitekerezo witwa Rigaye nanjye nicyo nubakiyeho cyayemera ushobora kuza muri mediane kuri ako kantu no mu bandi bakinnyi bose basigaye muri Rayon Sport baba defenseur no mu kibuga mo hagati ako kazi Emery Bayisenga agakora kuko tumuziho karite yari yisangije kuva kera kiri no muri academy tumuzo karite Emery yari yarazwi akiri n'umukinnyi wagiye muri equipe ya APR cyangwa se nizo equipe yakinnyemo za Gor Mahia imwe muri karite burya aba defenseur bari moderne bagira Emery yarafite kuva kera kumenya gusohora baro yego buryo umuntu mwiza uzi gusohora baro ari umudefenseur ari umuboro bivuze neza kuba yakina iyo role ya nimero 6 hari ikintu kindi ubu mufitemo uratekereza ko cyaba ari igitekerezo cyiza gushyira Emery hagati cyane kitagira kugisa ahubwo ni nacyo kitashyirisha mo hari ingingo yes aracyafite erega buriya umuntu ukina muri axe akazi ke karagorana kuko akina muri zone iri dangerous ariko ntabwo work rate kwirukanya ibirometero byinshi ntabwo bibarirwa iwe afite iyo endurance physique yo kwirukanka ari hagati mu kibuga arwana na baruboneka na basekiganda uzi ikintu gihari ukuntu agiye miteke Eric wenda nawe ahita anyunganira akantu gato mbivugaho buriya iyo ugiye gukinisha umukinnyi mu mwanya adasanzwa akunda gukoreshwaho siritu kuri uyu mwanya wa nimero 6 dore uburyo yahakina kubera ko azi gusohora baro Emery azi gusohora baro ariko icyo niba ndababaza icyo ngiye kukubwira iyo combat physique afite imbaraga muribuka ko mediane ya APR ihagazemo Ruboneka cyane na Dauda Yusufu na Sekiganda
mu bakinnyi basigaye nibyo nkubwira Emery muri combat physique yajyamo ikindi kintu ntabwo Emery ugiye kuhamushyira ikintu njye nahita nsabara ingingo ntabwo Emery ngiye kuhamushyira nk'umukinnyi uri wakine bwa buryo bwa Barisari akina turuna iburyo n'ibumoso icyo gihe uravuga ngo ngiye kuhamukinisha nk'umusitting midfield akine area ye vuga ngo uje Chakarongo sinshaka kubona Dauda cyangwa Ruboneka bakina amatrupase cyangwa se bapenetra ngo binjire bagana kwizamu ryacu bafesinga aba defenseur vuga ngo APR nayize kuba oblige yo gukina imipira isokeye mu mpande none ubwo naringinga rafite igitekerezo cyubakitse ngo ese muri cyagiye Mediane imipira kuyinyuzamo biza kugora APR yo none bigeze mu mpande ndaza kuyifunga ndaza gukora bloke zanjye kandi kimwe mu bintu byagoye APR kuri match bakinnye na Rayon yo muri phase retour nukuba Rayon Sport yarabaye nziza mu buryo bwo kufunga impande za APR kwa APR kugira ngo igutsinde burya nubwo ifite abo mediateri bameze batyo imipira ibasokeye mu mpande ni imipira isokera kwa Kim Kiwanuka cyangwa se barafinda kuri pesi yabo na Watara buryo kuno akina ku ruhande akina nk'umustriker uhengetse ku ruhande iyo babonye imipira iri guca ku rundi ruhande Watara itayegera William Togwimere bakaba bataka babiri ni nacyo cyajyaga kigora abadversaire mu mahoro Watara kubera ko yakina ku ruhande ntabwo ari wa mukinnyi wakina nk'uko Kiwanuka yakina cyangwa se barafina ntabwo aheza uruhande iyo bamaze kwegerana ari babiri usanga none abadefenseri ba adversaire babura uko bahagarara kuko utekereza ko akina hagati y'imirongo ibiri urubuga rw'amahina n'umurongo uheza urangiza ikibuga agakinamo hagati na hagati ari naho hantu Rayon Sport yabikinnye ite rero kuri match ibanza nekereza ko igitekerezo kigoma gutyo muri cyagiye Watara atari gweza uruhande yegereye ku mirongo nukwita ubwira uwitwa Ganijuru ko agomba gucungana nawe akayita hegera ikindi gisubizo kirimo cya Emery impamvu nabitekerezaga no muri cyagiye binjirana ari babiri kuko ari igihe Kagege akurikira Watara wumvishe mukagira dutegwa ngo ndafata nde ese umupira ugiye kwita ujya kwa Watara cyangwa Kagege arawugumana yinjira Emery kubera ko ari hafi ya defense ahita sohoka mbere akahita gukora bloke kuitwa Watara ngo aba defenseur barasigarana William Togwimere deja noneho Emery ahita sokana n'uwitwa Watara akaba mufashe naganijura akagumana uwitwa uyu musore ukina kuri kabiri kugira ngo adahindura imipira niyo mpamvu ari ingingo imibare yawe ukuza kuyubaka mu gusimbuza uwitwa Richard ishobora kuba iturufu ikomeye cyane mu kuba Rayon Sport ishobora kubona insinzi kuri uyu mukino cyangwa yakoroherwa aho niho ruzingiye igitekerezo cya APR abantu barimo baragenda baganiraho ngira ngo ndagira mu gikore comment no kwibaza tubanze Memer Dao muri Mediane azafatanya na Dauda Yusuf na Sekiganda cyangwa tubanze Ruboneka abanzanyemo na Dauda Yusuf na Sekiganda agiye uko mbitekereza what would you prefer cyangwa se ni kutekereza ko ari hejuru hari ibintu bihari hari ikintu Ruboneka arusha Memer Dao akaba ari nicyo Memer Dao arusha Ruboneka anga ku mutazo w'ikipe ya APR niba ari ikintu cyambere akeneye gukora hakiri kare no gukiringa game mu minota ya mbere kandi ibyo bintu Ruboneka yabimukorera dukurikije n'uburyo tubonye weakness ya Rayon Sport muri Mediane icyo kintu Ruboneka ya mpira yihuta iri buze kugera muri abo barutayizamu nabo bihuta Memer Dao akaza aje gushimisha abakunzi ba APR ugategereza ko Ruboneka yagakwiriye kubanzamo cyane rwose pasi zihuta zinyura ku mpande biba byoroshye cyane urumva Ruboneka ni umwe mu bakinnyi muri Memer Dao kimwe mu bintu ugenda namugaya ni nacyo kintu cyatumye n'abatoza wenda nubwo yagiye no muri meforme na cyagiye yarameze neza ntago yihutisha baro ntago yihutisha umukino urumva n'umukinnyi ushaka kwizengurukaho kandi APR twibukiranye ko ubwo babaza kuba bayerekanye cyangwa se ukuntu bubaka imikinire yabo imipira ibikeneye kwita isoko igana mu mpande byihuse ikenera nderero ikenera Ruboneka uzarena Ruboneka bura ikindi kinaguha ana muri cyagiye abakinnyi bagiye kudefanda bisa nkaho bari ku murongo w'abakibuga mu kabiri bura Ruboneka ama long pass atanga kubera kumenyerana cyane cyane n'abakinnyi mu mpande cyangwa se niyo karite yo guterura imipira y'ama long pass igana mu mpande y'ama transversale iyo karite rero arayikenewemo APR nta gushidikanya nta no guduta irabanzamo Ruboneka agomba kuba ari mu kibuga na Sekiganda ndetse na Daud ahandi harimo haraganirwaho no kwibaza ngo
tubanze ku ruhande umusore bita Hakimu Kiwanuka cyangwa tuhabanze Mugisha Gilbert Barafina. Sobosoro ucabana Kiwanuka wamujyanye na kabonye iyo bigeze mu mahoro wa mugani hari ugiye baprefera gukinisha Gilbert. Uwo Gilbert no mu mahoro mu Mavubi ntago ari wo muri APR. Hakimu Kiwanuka ibyo twe turimo tuvuga kuri Ruboneka akeneye ndi mukinnyi uri buze kwihutisha ba yaba ari kuri urwo ruhande rwa Claude cyangwa se ari buze guhinduranya akajya kwa Kagege. Ibyo bintu byose biri buze kujyana kuko niyica ikintu kimwe nawe gishobora kuza kumukostinga. Kiwanuka ni umukinnyi turamutse tugiye no mu bitego ndetse ari umukinnyi wigize utesha umutwe Rayon Sport mu mikino yose baheruka gukina na APR kurusha Kiwanuka. Kiwanuka mpamye yuko 100% ni ukwiye kubanza hariye. Kiwanuka agomba kuba hari. Muri hari n'ukuntu na